ikintu cyonyine kikuba inshuro nyinshi iyo abantu bagisaranganyije cyase bagisangiye ni amakuru niyo yikuba inshuro nyinshi mu gihe abantu bayahererekanyije bakayavana ku bantu ku muntu umwe bakayageza ku bantu benshi amakuru akomeza kwiyongera ugereranyije n'ibindi bintu abantu basangira. Niyo mpamvu rero natwe twiyemeje kubagezaho amakuru meza kandi amakuru yizewe. Niyo mpamvu nkwibutse ngo niba ari ubwa mbere ugeze ahantu ukore subscribe kugira ngo aya makuru ajya kugeraho 5 kuri 5 akugerereho ku gihe. Uyu munsi rero tubafitiye amakuru meza cyane, amakuru yerekeranye n'ingagi zo mu birunga cyase ingagi zo muri Parike Nationale y'Ibirunga. Wabanza ukibaza ngo Parike Nationale y'Ibirunga ifite ayahe mateka? Reka tukunyuriremo mu ncamake. Ubundi Parike Nationale y'Ibirunga yatangiye ryari, yabayeho ite, yagutse ite, uba amateka yayo ni ayahe? Parike Nationale y'Ibirunga iyi ni parike iherereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda, akaba ari parike ibonekamo ingagi zo mu bwoko bwo mu misozi. Iyi parike rero Nationale y'Ibirunga mu mwaka w'1925 yabaga cyase nibwo yemejwe, yari iri hagati ya Karisimbi ndetse na Bisoke ndetse n'ikirunga cya Mikeno, aho icyo kirunga murakizi neza ko kiboneka muri Uganda. Bivugwa neza yuko iyi Parike Nationale y'Ibirunga ariyo parike yabayeho bwa mbere muri Afurika, akaba ariyo parike yashyizweho bitewe nuko yarimo inyamaswa zitaboneka ahantu henshi cyase ziherereye mu gice cya Afurika yose. Umwaka w'1929 yarongerewe mu bunini. Ahangaha rero ni mu gihe Ububirigi bwakolonizaga u Rwanda bunakoloniza Kongo Mbirigi, icyo gihe yitwaga Kongo Mbirigi, uyu munsi niho twita muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mwaka w'1960 igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyabonye ubwigenge, no mu mwaka w'1962 aha nibwo u Rwanda rwabonye ubwigenge, biza kuva mu maboko y'igihugu cy'Ububirigi bitangira kwigenga. Aha ni nabwo rero ibihugu byombi byaje gufata umwanzuro, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifata igice cyayo igikuraho kuri Parike y'Ibirunga, ndetse u Rwanda ruza gusigarana igice gitoya. Iyi parike ikaba yarakomeje kuba yagabanuka cyane bitewe nuko abaturage bakomezaga kujya bagenda batura bayisatira, bigatuma ubuso bwayo bukomeza kugenda bugabanuka cyane. Umwaka w'1967 yatangirijwemo ubushakashatsi. Ubu n'ubushakashatsi bwakorwaga n'umunyamerikakazi witwa Diane Fossey. Uyu mudamu rero yaje gukora ibikorwa by'ubushakashatsi muri parike kuko uyu mudamu yakundaga ikintu bita ingagi cyane, ibinyabuzima, aza kwemeza yuko hariho agomba gukorera ubushakashatsi bwe. Aha niho yaje gutangiza ikigo cy'ubushakashatsi. Iki kigo akaba yarakise Karisoke Research Center, kikaba cyari giherereye hagati y'ikirunga cya Karisimbi ndetse na Bisoke, nk'uko iryo zina ryitwa Karisoke. Nk'uko rero mubyumvise neza nk'uko muri kubyumva, uyu mudamu yakomeje gukora ubushakashatsi, akomeza kubana n'izi ngagi, azikunda cyane, azitaho, azivura ndetse azimenya mu buzima bwa buri munsi. Yakundaga kuba ari kumwe nazo. Ariko rero uyu mudamu yakomezaga kugenda ahura n'ingorane zigiye zitandukanye, kubera yuko mu ishyamba habagamo ba rushimusi bashaka gushimuta izi ngagi n'izindi nyamaswa. Uyu rero nawe ntiyahwemaga guhora arwana na ba rushimusi, babuza kuba bashimuta ubu bwoko bw'izi nyamaswa cyangwa se ibindi binyabuzima byagombaga gutuma ubuzima bw'izi ngagi zikomeza kugenda neza, agakomeza kujya arwana nabo. Ntago rero byaje kumugendekera neza. Mu mwaka w'1985 Diane Fossey yaje kwicwa mu rugo iwe. Bamusanze mu rugo iwe, baza kumwica. Abantu batamenyekanye nibo bamwishe, ariko bikaba bivugwa yuko abamwishe n'undi ari abo yabangamiraga, ababuza kuba babangamira izi ngagi zo mu birunga. Nyuma yaho rero uyu mudamu yaje gushyingurwa muri Parike y'Ibirunga, hafi yaho yari yarashinze iki kigo Karisoke Research Center, aza kuba ariho yashyinguwe. Mu mwaka w'1974 nago Abadage nabo baje korohera izi ngagi, barazitegereje, barazikunda, babona ari nziza cyane, baravuga ati izi nyamaswa nakataraboneka, na hantu hake ziboneka ku isi. Babonye bazikunze rero bibamo abana babiri b'ingagi bajya kuzicirira iwabo, ubwo aho ni ku mugabane w'Iburayi mu Budage, maze bazigejejeyo ikirere cyabo kiza kuba cyazinanira ndetse biza kuziviramo
zikaviramo gupfa, ariko mbere yuko bazijyana n'ubundi uyu mudamu Dian Fossey yari yababujije barinangira, bemeza yuko bagomba kuba bazijyana bakazigeza ku mugabane w'Iburayi ngo barebe niba koko zishobora kuhaba zikaba zahakurira bakaba bazihororera. Rero ari igikorwa ngarukamwaka gikunda kuba mu Rwanda, mwese mumaze kukimenyera, cyo kwita amazina ingagi. Wakibaza ngo ese n'ukubera iki bazita amazina, bifite akahe kamaro? Kwita ingagi rero amazina ni igikorwa kimaze kumenyerwa kandi cy'ingirakamaro, bituma rero ari uburyo bwo guhereza abana b'ingagi agaciro, kuko bafite akamaro gakomeye. Abana b'ingagi, iyo ingagi zibarutse zizana amadolari menshi cyane, kuko urikumva ko umubare wazo uba urushaho kugenda wiyongera. Ariko ndagira ngo tugaruke kuri amwe mu mazina akunze guhabwa izi ngagi zo mu birunga. Hari amazina rero akunda kugarukaho: Akarabo, Ijabo, Ihoho, Ndizeye, Impano, Ishimwe, Ikeza, Gikundiro, Iwacu n'andi menshi agiye atandukanye agenda arushaho kugenda ahabwa aba bana b'ingagi zo mu misozi. Izi rero ni ingagi zifitiye u Rwanda akamaro. Ahangaha rero u Rwanda rwarebye ibintu by'ingirakamaro cyangwa se rwahaye agaciro ingagi. Ibi rero byari bivuze yuko ari ukureba kure cyane, bwari uburyo bwo gutekereza byagutse, kuko ingagi nta handi hantu ziboneka ku isi, kuko iyi ni amateka cyangwa se ni umurage Imana yihereye igihugu cy'u Rwanda, kubera yuko izi nyamaswa nta handi hantu wapfa kuzibona ku isi, kandi bitabujije yuko nabo bafite imisozi miremire, bafite ibirunga, ariko ahangaha mu Rwanda niho zishimira. Abahanga rero bemeza yuko, cyangwa se abanyamateka bemeza yuko ingagi zifite imyaka myinshi, cyangwa se imyaka miliyoni isanga 9 ziri hano kuri ubu buso bw'u Rwanda. Muri kumva neza yuko izi ngagi zimaze igihe kirekire mu Rwanda. Ni amateka ndetse n'umurage twiherewe n'Imana, ndetse ibi ni nabyo bituma u Rwanda rubyungukiramo cyane, kuko abantu baturuka ahantu hose hatandukanye ku isi baje gusura izi ngagi zo mu birunga. Wakibaza ngo rero ese u Rwanda rukura izihe nyungu kuba izi ngagi ziherereye mu Rwanda? Ahangaha rero mujya mubibona cyane iyo igihe cyo kwita abana b'ingagi amazina cyageze, mubona ukuntu abastari, abantu baturutse mu bice bitandukanye by'isi, ku mugabane w'Iburayi, muri Amerika, muri Aziya, ibyamamare, abasitari, abakinnyi b'umupira baza mu Rwanda. Ubusanga rero ari ikintu cyiza cyane, kuko basiga amadovize menshi atubutse mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi rero akaba ari ikintu cy'ingirakamaro ku gihugu cy'u Rwanda, kuko izi ngagi zinjiriza u Rwanda amadovize menshi kandi atubutse. Ndetse niyo urebye neza akarere ka Musanze ubona ko gakomeza kugenda gatera imbere, bitewe nuko iyi parike y'ibirunga iherereye muri kiriya gice, bituma abantu benshi bahasura ku buryo bukomeye. Reka noneho tugaruke, ese wakibaza ngo u Rwanda rufite izihe ngamba ki kuri iyi parike y'ibirunga? Mwumvise neza ko ari umushinga mugari uri gutegurwa ku buryo iyi parike y'ibirunga ishobora kuba yakongerwa, abaturage batuye bahegereye bakaba bakimurwa, kugira ngo iyi parike yongerwe irusheho kuba yabyarira u Rwanda umusaruro cyane, bitewe nuko ubuso bwayo buzaba bumaze kwiyongera, izajya irushaho gusurwa cyane, kandi n'aba bana b'ingagi n'ibindi binyabuzima birimo bizajya bibona aho byororokera. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo umwana umwe w'ingagi aba afite agaciro gakomeye cyane, kuko yinjiza amafaranga menshi utabara ku mwaka, ndetse ubusanga amafaranga byinjiriza igihugu ari menshi cyane. Kandi ikindi bikomeza gusigasira urusobe rw'ibinyabuzima, n'abashakashatsi bahakorera ubushakashatsi ku binyabuzima bigiye bitandukanye biherereye muri iyi parike. Rero mumenye amateka cyangwa se bimwe mu by'ingenzi ku mateka ya parike y'ibirunga, ndetse nk'uko mu Rwanda hari izindi parike, ariko iyi parike mubashije no kumenya yuko ariyo nkuru iruta izindi zose ziri mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika, kuko ifite amateka y'igihe kirekire. Twongere rero kubashimira ko mudahwema kubana natwe muri ibi biganiro, twongera kukwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel. Niba utarakora subscribe, utange comment yawe, like, share, kugira ngo n'abandi babashe kubona aya makuru meza kandi yizewe, amakuru y'ingirakamaro ku gihugu cy'u Rwanda. Tugushimiye rero inkunga yawe uhora udutera buri munsi, iyo nta yindi niyo kureba ibiganiro byacu no kuba wakora subscribe, like, share na comment. Turi kumwe mu bindi biganiro by'ubutaha. Turagushimiye cyane, ibiganiro byacu nta kagaruka. Ciao.